niba utiteguye gupfira umugore wawe ntabwo umukunda bihagije byo kumubera umugabo. Niba utiteguye gupfira umugore wawe, niba utamukunda bihagije byo kumupfira, ntabwo umukunda bihagije byo kumubera umugabo. Bifitanye isano. Umugabo ni ingabo, ugomba kuba umurinzi, witeguye kurinda urugo rwawe, kuba wanarupfira, kuba witeguye kurwanira umugore wawe. Niyo mpamvu ukwiriye kumenya umukobwa ubwira ngo ndagukunda ngo tuzabana, wihubuka. Ntabwo ari umukobwa ari we wese ukwiriye kuvuga ngo nzabana nawe. Ukwiriye kuba waramubonyemo ubutunzi buhagije bwo kuba wamupfira. Yesu ashimwe. Ndagusuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Luc Karekezi, ndashimiye kuba tutamenyeranye. Ndagira ngo tuganire amagambo uyu munsi numva Imana yashyize ku mutima. Ndagira ngo tuganire ku kintu cyitwa umuryango. Ubushize muri video y'ubushize twaganiriye ku muryango, hari ikintu twavuzeho, umuryango uri under attack, umuryango waratewe, hari ibitero bikomeye umwanzi yagabye ku muryango kugira ngo awusenye. Umuryango niyo institution Imana yaremye. Ibindi byinshi byaremwe n'abantu, byashyizweho n'abantu bitewe n'uko babyifuza, ariko Imana mwirema yaremye institution y'umuryango. Yaremye umuryango, famille, umugabo n'umugore, ibahereza n'umugisha, iravuga ngo bororoke bagire n'abana. Reka tubanze dusenga Imana. Data, mu izina ry'Umwami Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe tugiye kuganira na bene data. Ndagusabye kugira ngo uvugane n'imitima yacu Data. Ndakwinginze kugira ngo uvugane na buri wese wumva aya magambo. Reka ubuntu bwawe bumubeho, reka ikiganza cyawe kibane nawe. Urakoze Kristo, icyubahiro kibi cyawe iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo tuganire ku muryango, ariko by'umwihariko ndagira ngo tuganire ku bijyanye n'inshingano z'umugabo mu muryango, ndetse n'uburyo umuntu azitegura akiri umusore. Umuryango utangira ryari? Umuryango utangira igihe umusore atera intambwe yo kwemeranya, yo gusaba umukobwa, akemeranya n'umukobwa ko bagomba kuzabana, bakaba nk'umugabo n'umugore bakabana. Icyo gihe umuryango ubutangiye. Ariko kuwutegura ntabwo ari uwo mwanya bitangira. Kuwutegura umuryango utegurwa kera, mbere y'uko utangira gutekereza ngo mbese ninde tuzabana. Ukwiriye kuba wariteguye kuzaba umugabo mu rugo cyangwa se umugore mu rugo. Ariko uyu mwanya by'umwihariko ndagira ngo mvugane n'abasore, ndagira ngo mvugane n'abantu, n'abagabo cyangwa se n'abasore n'abitegura kuzaba abagabo mu rugo, ndetse n'icyo ijambo ry'Imana ribagaragazaho, n'icyo bakwiriye kuba bitegura nk'abagabo, nk'abasore kuzaba abagabo mu rugo. Kuko ukwiriye kuba umugabo, ukwiriye kuba umugabo, kandi ni ngombwa kumenya ngo mbese ni gute nakitegura kuzaba umugabo nyamugabo. Rero umuryango ni institution Imana yashyizeho, ni institution y'Imana, ni Imana yayishyizeho. Ntabwo ari umuntu wabitekereje, ntabwo ari umugabo watekereje ati reka ndebe ko nabana n'umugore, reka oya. Kubana k'umugabo n'umugore ni umugambi w'Imana. Niyo mpamvu n'amabwiriza n'amahame n'amategeko abigenga byose ni ibyashyizweho n'Imana. Kubyubahiriza nibyo biduhesha umugisha, kuko uwo ni umushinga w'Imana. Kubyica nibyo bitubera ibibazo, bitubyarira ibibazo. Uyu munsi urebye rate ya divorce iriho, urebye imiryango itandukana, urebye ibintu biba mu muryango, ndetse bituma abatarashinga imiryango bagira ubwoba bwo gushinga imiryango. Uhita ubona yuko umwanzi yagabye igitero gikomeye, kandi abantu ntibabe maso, bigatuma hari byinshi umugambi w'Imana yagennye ku muryango udasohora nk'uko Imana yabigennye. Rero mu kuturema, Imana ifite uburyo yaremye umuntu wese, ifite uburyo yaremye abagore, ifite uburyo yaremye abagabo. Ijambo ry'Imana riri clear, riravuga ngo Imana yaremye abantu babiri bonyine, yaremye umugabo n'umugore. Uyu munsi abanyamahanga batuzaniye ibindi bintu, bimwe ntabwo ndabyumva mu Rwanda, ariko ndabyumva hanze, ngo nabihinduye ibitsina, bimwe ntibifite ikinyarwanda, niba bari abagore gabo cyangwa abagabo gore, cyangwa se sinzi uko umuntu yabyita. Ariko ni ibintu nyine bishaka kuvuga yuko ntabwo umuntu ari umugabo cyangwa umugore, ahubwo ashobora no kuba ikindi kitari muri ibyo ngibyo. Icyo ni ikinyoma gikomeye cyane. Icyo ni ikinyoma, ni attaque kuri concept y'umuryango, ni attaque ku irema ry'Imana, ariko ni attaque ku kiremwa muntu. N'ababikora nabo ubwabo bagira ingaruka ziteye ubwoba ku buzima bwabo. Imana yaturemye dutandukanye.
Imana yaremye umugabo irema umugore iturema dutandukanye. Rero mu butandukane bwacu yaduhaye inshingano zitandukanye, yaduhaye imirimo itandukanye mu muryango. Iyo mirimo kandi ntabwo dukwiriye kuyitoza cyangwa se kuyitegura mu gihe tugeze mu muryango tugiye kuyishyira mu bikorwa, ahubwo tukwiye kuyimenyana mbere kugira ngo twitegure ubwacu, by'umwihariko imitima yacu n'ibitekerezo byacu tube twiteguye kwakira izo nshingano Imana yaduhaye. Inshingano ya mbere y'umugabo, ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Umugabo, umuntu azasiga se na nyina, ariko ijambo ry'Imana rikaba specifique yuko ari umugabo. Ntabwo nzi impamvu Imana yavuze ngo yabaye specifique ku mugabo ko ari ugomba gusiga umuryango wiwe, ariko yenda mu muco wa Kinyarwanda murabizi akenshi umukobwa niwe usiga iwabo akagenda kubana n'umugabo wiwe, ariko umugabo akenshi nyine amera nk'uguma iwabo, ahubwo akabazanira umukazana. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, niyo turebye muri Bibiliya tubona yuko n'Aburahamu bagiye kumushakira umugeni hirya. Bigaragara yuko gusiga umuryango wiwe ku bakobwa, gusiga umuryango ari ibintu byizana naturellement, byizana mu buryo busanzwe byumvikana yuko agomba gusiga umuryango nyine akagenda akubaka urugo agasanga umugabo. Ariko ijambo ry'Imana mwiremwa juste ryahise riba specifique yuko umugabo nawe agomba gusiga umuryango we, agasiga famiye ye, agasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata. Iyo umuryango uwutangiye ntabwo riba ari ishami ry'uwundi muryango uvuyemo, waba uw'umugabo cyangwa uw'umugore. Uba ari umuryango uri autonome, uba ari umuryango ufite, niba nabyita umudendezo cyangwa se ubwigenge sinzi, autonomy, uri autonome. Ntabwo ari ishami ry'undi muryango, ni umuryango mushya uvutse, ugomba kugira umurongo wawo, ugomba kugira amahame ugenderaho w'ijambo ry'Imana, ariko ukaba atari ishami ry'undi muryango. Nk'uko kenshi rimwe na rimwe bijya bikunda kubaho, ugasanga ababyeyi rimwe na rimwe bashatse gusa naho abana babo babinjirira cyane mu ngo z'abana babo, ndetse rimwe na rimwe bigateza ingorane hagati n'abana babo. Ariko ni cya kindi cy'uko hari ihame Imana yashyizeho, baba bari gutatira, baba bari guca ku ruhande, kuko umuryango ni uw'abantu babiri. Urugo rwubakwa n'abantu babiri, abandi babasha kubagira inama, babasha kuba hafi, ariko ni abantu babiri barwubaka. Umugabo usiga se na nyina n'umugore nawe ubigenza atyo, bombi bakaba umubiri umwe, bombi bakabana bakubaka umuryango. Rero ikintu cya mbere, inshingano yawe ya mbere nk'umugabo ni ugufata iya mbere, ni ugufata icyerekezo, ni ugutanga icyerekezo, ni ugufata iya mbere, ni ukuba umuyobozi, ni ukujya imbere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko umugabo ari umutwe w'umugore nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Ibyo bisobanuye byinshi, ariko mu by'ukuri ikintu gikomeye cya mbere ni uko Kristo yasize icyubahiro cye, asiga nawe famiye ye, reka mbyite gutyo, araza mu isi, aza gushaka itorero. Uko niko umugabo nawe asiga famiye yiwe, cyangwa se umusore asiga famiye ye akajya gushaka umugore bazabana. Akenshi iyo agiye gushaka umugore agenda avuga ati ndagukunda, ariko urwo rukundo ukunda, kuvuga ngo uramukunda ntabwo bihagije. Kuvuga ngo ukunze umukobwa, ukwiye kumenya ngo mbese ni gute nkwiriye gukunda umukobwa cyangwa se umugore wanjye. Ikintu cya mbere rero ni uko ugomba kumuhereza icyerekezo, ni ukwiriye kuba ufite icyerekezo. Kuba umugabo ukwiriye kumenya gutanga icyerekezo ku muryango Imana yaguhaye, uhereye ku mugore Imana yaguhaye, gutanga icyerekezo, gufata iya mbere. Niko ijambo ry'Imana ryita ngo uri umutwe. Umutwe rero niwe ujya imbere, niwe utekereza, niwe ufata iya mbere. Ibikorwa byose umubiri ukora bikomoka mu mutwe. Ni ukuvuga ikintu, gutanga icyerekezo, ni ugufata iya mbere, kuko no mu kubaka urugo niwe ufata iya mbere. Ahangaha yenda abantu bashobora kuvuga ariko
n'abakobwa umukobwa ashobora gukunda umuhungu, nibyo ushobora kumukunda, ariko icyemezo cyo kuvuga ngo reka mfate iya mbere ngo propose ko tuzabana, Imana iravuga ngo umugabo azasiga se na nyina abane n'umugore wa akaramata. Si ukuvuga ko umukobwa atapropose umusore, iyo n'indi deba, ariko ndavuga muri rusange, kandi ibiri rusange, ndavuga ibiri rusange. Ni ugufata iya mbere. Ukwiriye kuba umugabo ukamenya ngo nkwiriye gutanga icyerekezo, nkwiriye kuba mfite nzi iyo ndi kujyana umuryango wanjye, ngomba kuba mfite vision y'umuryango wanjye, nkwiriye kuba mfite vision ku mugore wanjye, ku rugo tugomba kubaka. Ese rukwiye kuba rumeze gute? Rukwiriye kuba rugendera kuwuhe murongo? Ufite uwuhe murongo? Ukwiriye kujya gupropose umukobwa ngo tuzabane ufite vision, ufite igitekerezo cy'uburyo urugo mugiye kubaka urwarirwa, uzi ibyo ugiye gukora ibyo ari byo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, inshingano ya kabiri ugomba kwitegura ukiri umusore, ni inshingano yitwa protection, cyangwa se kurinda umugore muzabana, cyangwa se kurinda umuryango wawe. Umugabo ni umurinzi. Ijambo ry'Imana ryari tubwira ngo umugore ni umufasha, ariko umugabo nawe ni umurinzi. Uri umurinzi w'umugore wawe, uri umurinzi w'umugore wawe mu buryo buhe? Icya mbere, mu buryo bw'umubiri. Imana iturema yaremye abagabo bafite imbaraga mu mubiri kurusha abagore. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Hariho birahindagurika, dufite imbaraga zitandukanye, n'abagore ubwabo bafite imbaraga zitandukanye, ariko muri rusange abagabo bagira imbaraga z'umubiri kurusha abagore. Ariyo mpamvu ihohotera ryinshi ribaho mu ngo riviza abagore kuruta abagabo. Mu by'ukuri ubundi Imana yaturemye iduhaye izo mbaraga kugira ngo tube abarinzi babo, ariko iyo ufite imbaraga zo kurinda ushobora kuzikoresha nabi, wangiza kandi waraziherewe kurinda. Ni nk'umusirikare waba yarahawe imbunda yo kurinda igihugu cyangwa se yo kurinda abaturage, yarangiza akayikoresha ahubwo yica abaturage. Ni ukuvuga ngo yakabaye abarinda, ni ingabo ikingira, nyine irakinga, igakinga ikibi ntikibashe kugera, ariko aho gukinga ahubwo agahindukira akica abakwiriye gukingira. Aho nyine biba byazambye. N'abagabo ni icyo ngicyo. Imana yaduhaye imbaraga mu buryo bw'umubiri kugira ngo tube abarinzi b'imiryango yacu, duhereye ku mugore tuzabana. Ukwiriye kumurinda mu buryo bw'umubiri. Kera numara kubaka urugo ukumva urugi cyangwa se idirishya bararikubise, ntabwo uzajya munsi y'igitanda bwira umugore ati genda ujye kureba ibyo biba yari ibiki, cyangwa se niba inzoka yinjiye mu nzu. Ukwiye kuba umugabo nyine ukajya kurwana nayo. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kuba witeguye kwitangira umugore wawe, kugeza no kuba wamupfira. Bene data, reka mbabwire, niba utiteguye gupfira umugore wawe, ntabwo umukunda bihagije byo kumubera umugabo. Niba utiteguye gupfira umugore wawe, niba utamukunda bihagije byo kumupfira, ntabwo umukunda bihagije byo kumubera umugabo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira kugira ngo aryejeshe amaraso ye. Uko Kristo yarikunze akaryitangira kugeza ku rupfu, ni nacyo ijambo ry'Imana ritubwira gukunda abagore bacu kugeza kuko bitangira kugera ku rupfu. Turi protectors, turi abarinzi babo kugeza ubwo twabapfira. Turi ingabo. None se abasirikare iyo urugamba rwabaye bari kurinda igihugu, baremera bakanapfa kandi bari kurinda abaturage, mu gihe abaturage bo bari guhunga, bari gushaka aho bihisha. Abasirikare siko bigenda, bo bajya ku rugamba bakarwana. Nawe uri umusirikare w'urugo rwawe, ugomba kuba umurinzi, ukarinda umugore wawe, ukarinda abana bawe mu buryo bw'umubiri. Icya kabiri ni mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'amarangamutima. Kuko mu buryo bw'amarangamutima tugira amarangamutima akomeye abagabo kuruta abagore. Niyo mpamvu iyo habaye inkuru ibabaje, abagore bo bararira, bihutira kurira no kugira agahinda, ariko abagabo bajya bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Ni ukubera yuko ntabwo bahita barira, ntabwo bahita barira ngo bahite bagaragaza amarangamutima yabo nk'abagore. Ni ukuvuga tubasha gukomera mu marangamutima yacu kuruta abagore. Ariyo mpamvu Imana idutegerejeho kuba abarinzi b'abagore cyangwa se b'imiryango yacu n'abana bacu mu buryo bw'amarangamutima.
ntabwo bakwiriye guharabika umugore wawe uri aho ngaho ngo urebere wumve yuko nta kibazo. Ukwiye kumuba hafi. Iyo bavuze amagambo mabi ku mugore wawe biramukomeretsa. Amagambo mabi akomeretsa abagore cyane kuruta abagabo. Ukwiye kumuba hafi ukamwomora. Ukwiye kumubera ingabo ukamurinda. Ukwiye kwitegura kubera ingabo umugore wawe. Ukwiriye kwiga kumurinda mu buryo bw'amarangamutima. Uburyo bwa gatatu ni mu buryo sociale, mu buryo bw'imibanire n'abandi bantu, mu buryo ukwiriye kumuvuganira. Reka nkubwire, wowe musore wumva aya magambo, niba hari umukobwa uri kubwira yuko ukunda, ndagira ngo ugenzure urukundo mukunda. Kuko ejo ushobora kuzajya kumupresenta muri famille bakakubwira ati reka uriya ntabwo uriya mukobwa uteye kuriya ntabwo tumushaka. So waranje kumubwira yuko umukunda, yuko muzabana, yuko uzamuha ijuru n'isi. Ariko famille yakubwira ati ntabwo tumushaka, uti okay, famille yakwanze, ntabwo bagushaka, nyine genda. Mbere yuko proposa ni nk'intambara ugiye gushoza, ese witeguye kwirwana? Isasu riravuze bwa mbere urirukanse, nese ubwo umusirikare nyabaki. Mbere yuko proposa yuko umukobwa muzabana, ukwiriye kuba witeguye kurwana urugamba rwo kuzagira ngo muzabane nyine. Kuko ikintu cyiza cyose uragiharanira. Ikintu cyiza cyose ukigeraho, ntabwo ikintu cyiza ukigeraho just uko nguko, ntabwo utunze ubugeraho just uko nguko. Hari intambara, hari urugamba ugomba kurwana kugira ngo ubashe kuronka ubwo butunzi. Ese witeguye kururwana bihagije? So ugomba kuba rero witeguye kumurwanya, kuko igihe kizagera bibe ngombwa yuko murwana, bibe ngombwa yuko urugamba rushozwa. Mbese witeguye kuzarurwana gute urwo rugamba? Ukwiriye kuba witeguye kubera umusirikare umugore wawe. Musore unyumva, ukwiye kwiga kuba umugabo. Umugabo ni ingabo. Umugabo, ingabo bifitanye isano. Umugabo ni ingabo, ugomba kuba umurinzi, witeguye kurinda urugo rwawe, kuba wanarupfira, kuba witeguye kurwanira umugore wawe. Niyo mpamvu ukwiriye kumenya umukobwa uzibwira ngo ndagukunda, ngo tuzabana, wihubuka. Ntabwo ari umukobwa ari we wese ukwiriye kuvuga ngo nzabana nawe. Ukwiriye kuba waramubonyemo ubutunzi buhagije bwo kuba wamupfira. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Urwo ni rwo rukundo, kandi hari abantu bajya bavuga ngo ntabwo rubaho urukundo ruzima rwemera gupfira icyo uwo rukunda. Icya gatatu, indi nshingano ya gatatu y'abagabo ukwiriye kwitegura ni provision, ni providing, ni ukugaburira, ni ugutunga umuryango wawe. Ukwiye kwitoza gukora nk'umugabo. Nta mugabo w'umunebwe. Mugabo nyamugabo aba ari umukozi, amenya ko inshingano yo guhahira urugo rwe, yo gutunga urugo ari yiwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Timoteyo wa mbere igice cya 5:8. Niba umugabo umuntu adatunga abiwe, cyane cyane abo mu rugo rwe, ngo uwo nguwo aba ari mubi hanyuma y'abatizera, hanyuma y'abapagani. Mbere yo gupropose umukobwa, niba hari n'umukobwa uri kumva aya magambo, witondera umusore w'umunebwe. Nubona umusore ari umunebwe, kunda kwikoraho cyane n'iki byose, ntakunda kwiyanduza, be careful. Umugabo agomba kuba ari umukozi, agira ishyaka ryo guhahira no gutunga urugo rwiwe. Ni inshingano y'umugabo gutunga umuryango. Niki Imana yatubwiye, kandi ugakora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo gututubikana ku maso yawe niko kuzaguhesha umutsima, niko kuzatuma utunga. Uzajya urya ibyo kurya bivuye mu butaka, ugombeye kubiruhira. Ni ukuvuga iki? Nubwo yenda wari umuvumo w'icyaha, kandi Yesu yaje kudukuraho umuvumo, ariko ntabwo yakwiyeho gukora, ntabwo yakwiyeho kugira ishyaka no gukora ndetse no kubira icyuya, ariko yabihinduye iby'umugisha. Imana ibana natwe muri izo nshingano zacu. Rero izo nshingano ni inshingano z'umugabo akwiye kwitegura, kandi ntabwo uzitegura umunsi wageze mu rugo. Uzitegura kuva kera, ndetse no kuva mu bwana. Buriya niba uri umugabo ufite urugo, ufite abana, niba uri umubyeyi umunsi, ndagira ngo nkubwire ngo ni byiza gutangira gutoza abana bawe kuzaba abagabo mu ngo zabo. Bigishe gukora. Wibafavoriza ubunebwe rwose. Bigishe gukora, bahembe, yego ni bakine, ariko ubigishe no kuba abakozi. Bigishe kwitangira abandi. Ntiwemere ko baba egoiste. Ubigishe kuba kwitangira abandi no kwemera kuba baharanira kurinda abandi. Bigishe
kugira icyerekezo, kugira vision, bigishe, batoze. Ni ngombwa ibyo byose kubitoza. Rero hari abantu bamwe malheureusement baba bataragize amahirwe yo kubona ababyeyi babatoza inshingano zabo zo kuzaba abagabo bakiri guhera mu bwana bwabo. Ariko niyo mpamvu Imana ishyiraho gahunda yo kwigisha ijambo ryayo kugira ngo nibura n'umuntu wese abashe guhura n'inyigisho nk'izi ngizi. Umusore uri aha ngaha ndavugana nawe, izi nshingano tangira uzitekerezeho mbere y'uko proposa umukobwa namubonye ateye neza tuzabana. Banza umenye ngo mbese umugore tuzabana dute, nize nshingano zanjye mu rugo ngiye kubaka. Umuryango urageramiwe, umuryango waratewe. Iyi ni iminsi ya nyuma aho umwanzi azi yuko ipfundo rikomeye ryo gutsindwa kwiwe riri mu muryango. Ashobora kurwanya itorero, agasenya amatorero, agasenya amadini, akabisira ibanga. Ariko igihe cyose umuryango uhagaze, inyoko umuntu ntabwo yaba yayishoboye, kuko buriya umuryango ni naryo torero rya mbere. Imana yabwiye Abisirayeli ngo aya mategeko ngo utegeke uyu munsi ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe. Urusengero rwa mbere ni mu muryango, aho higishwa ijambo ry'Imana hambere ni mu muryango, ni muri famiye. Hari ababyeyi benshi batajya bigisha abana babo ijambo ry'Imana, ntibamenye yuko ari inshingano Imana yabahaye. Ni inshingano Imana yabahaye. Niba uri umusore, ndagira ngo nkugire inama, tangira witoze, wimenyereze inshingano ukwiriye kuzakora mu rugo uzubaka. Inshingano nk'uko ijambo ry'Imana rizitubwiye. Tangira witegure mu mutima wawe, mu bwenge bwawe, umenye inshingano zawe, kandi mbere y'uko ujya kubaka urugo uzamenye ngo ese niteguye kurangura izi nshingano. Ni nyinshi mu buryo butandukanye, ariko izi eshatu nizo nguhaye kugira ngo utekerezeho by'umwihariko. Mbere y'uko nsoza, reka mfashe umuntu waba yumvishe aya magambo ariko atarakira umwami Yesu mu bugingo bwiwe. Ibi byose ni ijambo ry'Imana, ni amahame y'ijambo ry'Imana. Ntabwo washobora kubishyira mu bikorwa umwami Yesu atari mu bugingo bwawe. Kuba Yesu atari mu bugingo bwacu, icyaha cyangije umuntu cyane ku buryo tureba abantu tukababonamo nk'ibikoresho. Wareba abagore ukabonamo nk'ibikoresho byo kwinezeza, ibindi nk'ibyo ngibyo. Wabona abakobwa ntubabonemo agaciro Imana yabahaye, ahubwo ukababonamo ibindi biturutse mu kuba icyaha cyarangije imitekerereze yawe. Ariko iyo ubaye muri Yesu yongera kuguhereza ibitekerezo mishya, ukatangira kubona abantu mu buryo bushya butandukanye n'ubwo wabonagamo kera, ukatangira kubonamo agaciro k'ubumana Imana yabahaye. Rero muri uyu mwanya, niba utarakira Yesu mu bugingo bwawe ngo ukizwe, ndagira ngo ngufashe wakire kwa Yesu mu bugingo bwawe. Subiramo iri sengesho ngo mwami Yesu, nje imbere yawe, ndi umunyabyaha, mbabarira ibyaha byanjye. Ndizera ko wapfuye ku musaraba upfira ibyaha byanjye. Guhera uyu munsi ndakwakiriye, ndakwizeye, ndakijijwe. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo mu izina ry'umwami Yesu, amen. Niba usenga isengesho umaramaje, menye ko Yesu yaje mu bugingo bwawe. Shaka itorero rizima, shaka abantu bakijijwe bagufasha kugira ngo utere intambwe yo gukura mu buryo bw'umwuka, kuko ntabwo wabasha gukomera muri Kristo wenyine. Ukeneye bene se umufatanya, ukeneye itorero usengeramo rigufasha gukura, rikurera, kugira ngo nawe ubashe kugira umumaro abandi kandi nawe uzagire iherezo ryiza. Yesu aguha umugisha, naho ubutaha.